Kuri uyu wa kane urukiko rw'i Kampala muri Uganda rwakatiye igihano cy'urupfu Christopher Okello Onyum w'imyaka 39 y'amavuko nyuma yo kumuhamya icyaha cy'ubwicanyi. Ni icyaha yakoze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 ubwo yajyaga ku irerero riri ahitwa Gaba akagenda akata abana amajosi, abana 4 barapfuye abandi barakomereka. Yabwiye polisi ko yashakaga gutanga ibitambo by'amaraso kugira ngo akunde abone ubutunzi. We n'abunganizi be batsimbaraye bavuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Ese n'izihe ngingo zamuhamye? Bamukatiye igihano afite uburwayi bwo mu mutwe se? Byose reka tubyinjiremo turebe ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze, ubwiregure ndetse n'iby'urukiko rwabonye. Kora subscribe ukandeho niba utarayikoze, kora like, share ndetse utanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikaze. Kuri uyu wa kane kuva ku isaha ya 5 ku isaha i Kampala muri Uganda hari ku isaha ya 4 i Kigali mu Rwanda nibwo wavuga ko urubanza rwawe rutangiye iburanisha nk'uko byatangiye ku munsi wa mbere byabereye mu ruhame n'ubu ryakomeje kubera mu ruhame hafi n'ahurerwa yakoreye icyaha ni ihema rinini bahubatse. Umucamanza, ubushinjacyaha, uruhande rw'uregwa n'abarega n'imiryango yabo bose bari bahari. Icyakora ntawo mu muryango w'uregwa wa hafi wari muri urwo rubanza. Umucamanza atangiye asobanura uko icyaha bavuga cyakozwe, avuga ko Christopher Okello Onyum yari afite passport ebyiri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 2026 ngo yakodesheje imodoka yo mu bwoko bwa RAV4 ngayikoreshe ava hitwa na Mugera ajya ku ishuri rya Gaba ECD. Ageze kuri iryo shuri cyangwa irerero ngo yahuye n'umurezi witwa Foib, umwe mu bahakora. Uwo Foib ari mu batangabuhamya bakomeye cyane kubera ko yamubonye asogota abana kandi yatanze ubuhamya nka nimero ya 6. Okello ngo agera ku ishuri yabwiye uwo murezi ko afite umwana w'imyaka 3 kandi ko yashakaga kumwandikisha. Bamubwiye ibisabwa byose, bamubwira ko yagaruka ku munsi ukurikiraho kugira ngo amwandikishe yitwaje ibisabwa byose. Umunsi wakurikiyeho hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ahagana saa 5 z'igitondo uwitwa Namutera ngo yaje kumubona ageze ku marembo y'ishuri. Wibuke ko ari wa munsi habereye iryo sanganya hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane 2026. Nuko ngabwira abayobozi be ko wa mubyeyi ushaka kwandikisha umwana aje ajya kumufungurira igipangu amujyana ku muyobozi witwa Annette kugira ngo ari umwandikira umwana. Icyo gihe ngo yishyuye amashiringi ya Uganda 180. Yavuze ko nta kashi yari afite, asaba ko yakwishyura kuri Momo cyangwa mu buryo bwa telefone. Yashyize kuri nimero ya mobile money ya Annette. Annette nawe ni umwe mu batangabuhamya wahawe kode ya PW7. Yamuhaye inyemezabwishyu iri mu izina rya Uzuriye Onyum. N'amafaranga ngo yishyuye kuri telefone harimo 168 by'igihembwe cya mbere, hakabamo 10,000 byo kwiyandikisha n'andi 10,000 yarengagaho. Mu gihe uwo muyobozi w'ishuri yaratangiye kuyaterateranya muri telefone, Okello ngo yateranije mu mutwe yose hamwe amubwira igiteranyo cyayo. Icyo nacyo cyafashwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko nta burwayi yari afite mu mutwe. Nyuma yo kwishyura ngo yavuze ko mu cyumweru cyari gukurikiraho, ni ukuvuga icyumweru gitaha, yari kuzaza azanye umwana we ndetse na nyina, ari kuba ari kuwa 2 nyuma y'icyumweru cya Pasika ndetse na konje yayikurikiraga. Yasohotse agana kuri gate mu gihe Nyamuteri we ngo yarimo abika inyemezabwishyu ya facture mu kabati. Icyo gihe rero ngo abana bari barimo gukina mu mbuga nk'ibisanzwe. Wa murezi mu gihe ari gukora vuba kugira ngo ajye gufungura amarembo wa mubyeyi, ahengereje mu idirishya ngo areba hageze ngo ajye kumufungurira, yabonye wa mugabo asa nk'uri gukubita abana, nawe yiruka agiye kumubuza. Ahageze imbere ye yitegereje neza ngo yasanze afite icyuma yamaze gukata ijosi ry'umwana wa mbere aryamye hasi, afite n'undi mu ntoki agiye kumukegeta ijosi. Yamubajije impamvu ari kubaga abana, abimubaza ariko yiruka amusanga, amubwira ko nawe ari bumubage namwitambika, mu gihe abandi bari batangiye kugwa igihumure, abandi bana nabo bakwiye imishwaro induru ari zose. Wa murezi ngo yateruye kamwe mu tugare tw'abana twaraho mu mbuga bakinisha, ararimutera ngo amuteshe, ariko aranga arakomeza. Wa murezi yasubiye inyuma yiruka ajya guhuruza ariko aragwa. Yahagurutse asanga uwa 2 nawe yamaze kumukata ijosi. Yongera amutera irindi gare ry'abana ryari hafi ye. Noneho Okello aza amusanga n'icyuma ashaka kukimutera, amubwira ko nakomeza kumwitambika nawe aza kukimutera. Birumvikana ko barimo batabaza kandi ibyo ni ibintu byabaye mu gihe gito cyane. Nyuma hahise haza umuzamu wo ku rusengero ruri hafi aho kubera ko bari bamaze gutabaza, bamufata bafatanije n'umuzamu w'iryo shuri ndetse n'abandi bari batabaye. Bamusatse ako kanya bamusanganye ibindi byuma mu masogisi
bigera kuri 2 icyo yari amaze kubagisha abana cyo ngo yakijugunye mu ruzitiro rw'ishuri hirya ye. Umucamanza yakomeje avuga ko abo bana 3 bahise bihutanwa kwa muganga mu gihe undi umwe we yari yashizemo umwuka. Icyakora babagejeje kwa muganga bapfuye n'ivuriro riri muri metero 200 uvuye ku irerero. Ryan umwe muri abo bana we yari yasigaye ku ishuri kubera ko yari yamaze gupfa. Icyakora polisi yaraje imukura mu mbuga aho yari aryamye imutwara ku bitaro. Imibiri y'abo bana bandi bari bajyanywe kwa muganga yajyanywe gukorerwa isuzumwa, ndetse Dr Abdul yemeje ko abo bana bishwe n'ibikomere byatewe no gushiramo amaraso kubera bari bakaswe cyane ku ijosi. Abapolisi baturutse kuri sitasiyo ya polisi ya Kabaragara iri hafi aho bahise bahagera bafashe ibyuma ndetse bafata n'amaraso kugira ngo bajye gupima bahuze ibimenyetso. Icyo gihe ngo hakozwe DNA ndetse hatangazwa ibyavuyemo. Umucamanza yakomeje avuga ko polisi yakuye uwo mugabo mu ruhame kubera ko abaturage ngo bari barakaye cyane bamaze no kuba benshi, imujyana kuri polisi ya Kabaragara ngo batamugirira nabi. Habaye iperereza ndetse bajya no mu rugo rwa Okello ahitwa Katumba Zone, arasakwa basanga ibikoresho birimo laptop 2, telefone 2 ndetse n'ibindi byose barabijyana babifata nk'ibimenyetso byo kwifashisha mu iperereza. Ibindi babonye ni pasiporo, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyuma bishya 5 ibi bisanzwe bikoreshwa mu gikoni, ndetse n'inyandiko yagaragazaga ko yari afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nuwamanya Emmanuel yaramupimye yemeza ko afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe nawe. Uregwa yavuze ko hari abatangabuhamya 4 afite bamushinjura. Icyakora 2 muri bo nibo bonyine babashije kuboneka kuri telefone, abandi barabuguze dore ko ngo yari yatanze nimero zimwe zidacamo, kandi ngo nizo zonyine yari yatanze dore ko nta adresse zifatika zaho basanga abatangabuhamya be yari yatanze. Umucamanza yakomeje avuga ko ari ngombwa kuvuga ko imwe muri izo nimero Okello yari yatanze ngo harimo nimero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Okello ntiyigeze ahakana icyaha cyo kwica abana, ariko akavuga ko atabikoze abishaka. Yavuze ko ngo atari ameze neza mu mutwe ndetse agahakana kugambirira kwica abana. Mu kwiregura kandi Okello yavuze ko mu gitabo bamusanganye yari yaranabitse kuri flash disk, barebye kuri flash basanga igitabo cyitwa Art of War. Avuga ko ngo yakibitseho kera ndetse ntaho bihuriye no gushaka kwica abana. Yahakanye kandi ibyo gushakisha kuri telefone ye, iby'amashuri yigisha abana hafi ye, ndetse n'ibikorwa bya Islamic State bizwi nka ICC. Avuga ko ntaho bihuriye no kwica abana, ahubwo ngo yarebaga ibindi kubera ko byavuzwe ko yabishakaga. Okello yavuze ko ngo hari izindi mpamvu zamuteraga gushaka ayo makuru zitandukanye zidafite aho zihuriye n'abo bana. Mu buhamya yatanze yavuze ko ngo hari abashuti be bamutesheje umutwe hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Ibyo ngo byatumye ajya mu bihe bigoye dore ko ngo abo bantu bamusabaga byinshi amafaranga, ndetse ngo bageze naho bashaka kumwica, bituma avaho yari atuye ahungira ahandi ngo yisanga ari kurara ku muhanda kubera ko ari mu bihe bimugoye, ubuzima bwe bwo mu mutwe nabwo ngo butameze neza. Okello yakomeje avuga ko kubera ibyo yagerageje gukora byinshi kugira ngo yekure muri ibyo bibazo, harimo gushaka guhunga igihugu, kwiba banki ndetse no kwica umuryango wa mukuru we, ariko ngo biranga ibi by'ubusa. Icyakora nubwo yavuze ibyo byose yirinze kuvuga amazina y'abo bantu mu rukiko kubera ko ngo bari kuzamugirira nabi. Itegeko muri Uganda rivuga ko umuntu wica bishaka agatera urupfu ku bushake aba akoze icyaha. Uretse ubuhamya bwa Okello hagendewe kandi no ku buhamya bw'ababyeyi bavuga ko bashyinguye abana babo. Umwe mu barezi witwa Fowib wabibonye ndetse na polisi kuri sitasiyo ya polisi ya Kabaragara bose bemeje ko abo bana 4 bapfuye ndetse babonye imibiri yabo uko ari 4. Umucamanza yavuze ko ugendeye ku byatanzwe n'ubushinjacyaha birenze ibihamya ko abana bapfuye koko. Agendeye kandi ku byatanzwe byose ngasanga baratanze ibihamya byose ndetse abana bishwe. Ibindi bimenyetso byatanzwe harimo icyuma gityaye yakatishije abana, nyuma yaje kunaga mu ruzitiro rw'ishuri ubwo bari bamufashe. Mu bandi batangabuhamya kandi ubushinjacyaha bwatanze harimo n'abapolisi bahageze bagasanga bamufashe bakamufungira mu nzu yari hafi aho, bagira ngo abaturage batamutura uburakari bari bafite kubera ko bari babaye benshi, bahita bamujyana kuri sitasiyo ya polisi ya Kabaragara. Ubushinjacyaha bwatanze ibimenyetso bya gihanga byemejwe na AIP Emmanuel, inzobere mu gusesengura amashusho ya za kamera. Avuga ko hari amashusho ya CCTV kamera yo ku muhanda ndetse no ku nzu ngo zagaragaje imodoka yanyuze mu muhanda ikagaragaza igera hitwa Renewal Circle muri Gaba, aho ni inyuma neza rya shuri
nk'uko byasuzumwe ndetse bikanemezwa n'urukiko. Yaparitse muri parking iri inyuma y'iryo shuri. Amashusho kandi yongera kumugaragaza yinjira mu ishuri, bigashimangira ibyavuzwe n'umutangabuhamya Foeb, umwe mu barezi bavuga ko ngo yinjiye muri iryo shuri n'amaguru ndetse ngo bamubonye ahagera n'amaguru, akamufungurira igipangu avuga ko ashaka kwandikisha umwana we. Inzobere mu gusesengura amashusho ya za CCTV igaragaza ko umunsi yisheho abana yahageze ahagana saa 4:16 n'amasegonda 13 afite igikapu cy'umukara ari kuri moto. Abatangabuhamya ibyo bavuze bihura n'ibyo amashusho agaragaza ku itariki ya mbere ndetse no ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Abunganizi be bakavuga ko amashusho atagaragaraga neza, ngo kubera ibyo ntibabishingiraho bemeza ko ari we kubera ko amashusho atagaragara neza ngo yerekane ko uwari umukiriya wabo. Mu bandi batangabuhamya ubushinjacyaha bwatanze n'umwe mu bafite ikigo gikodesha imodoka wavuze ko iyo modoka ari imwe muze, uwo yitwa Haji Mujuma, wemeje ko Ravafu yari yakodesheje ari imwe muze akodesha. Icyakora ngurego yakoresheje iyo modoka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2026 gusa kubera ko ngo nyuma yaje kugira ikibazo. Ibyo kandi byemejwe n'amashusho yamugaragaje iyo modoka yamupfiriyeho ari kuyisunika ari ahitwa kuri sitasiyo ya Shell. Ho rero ngo yafashwaga n'abakozi b'iyo sitasiyo ahagana saa 8 z'amanywa bari kuyisunika kuri Ginger Road. Nyuma yaje guhamagara umwe mu bahakora mubwira ikibazo yagize, bamugira inama yo guparika kuri iyo sitasiyo iri hafi aho. Hari amashusho kandi yongera kumugaragaza yambaye amarinete y'umukara ubwo yari kuri moto n'umwenda w'amabara y'umweru, umukara n'ikigina. Ibyo kandi byashimangiwe n'abakoze iperereza bagaragaje ko ya marinete bayasanze ahabereye icyaha ndetse n'imwe mu myenda yari yambaye ya shati. Uturangasano twa DNA zakozwe zagaragaje amaraso ya bamwe mu bana ndetse na marinete bayasanzeho amaraso na DNA by'umwana umwe n'iby'uregwa. Ubushinjacyaha kandi bwatanze ibimenyetso by'icyo cyuma yahise ajugunya mu ruzitiro, bigaragaza ko n'icyuma cyo mu gikoni cyasaga nk'igishya kubera ko cyari kikiriho n'igipapuro cyo mu ruganda ndetse gityaye cyane kandi handitseho Ming Feng, ndetse n'amaraso yari kuri icyo cyuma yari abana 3 muri 4 bishwe nk'uko iperereza ryabigaragaje. Abunganira uregwa nubwo batahakanye ko uregwa yishe abana, ariko bavuze ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Umushinjacyaha yakomeje avuga ko nyuma yo gusuzuma ibyo byose basanze uregwa yarishe abana bose uko ari 4. Abana babasanganye ibikomere birebire, harimo ibyari bifite santimetero 14 kandi ngo igikomere cyageze mu muhogo byakase imitsi itwara amaraso. Hari n'undi kandi wari ufite igikomere cya santimetero 9, undi santimetero 29 kizengurutse ku ijosi hose. Okello yavuze ko ngo abo bamusabaga amafaranga atayafite. Yavuze kandi ko abo bantu ari bo ngo bagize uruhare mu bikorwa bye byabaye ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 kubera ko bamugenzuraga cyane kandi ngo ari abantu bakomeye. Okello yahereye hasaba urukiko kumuhanaguraho icyaha cy'ubwicanyi. Icyakora ntiyigeze asobanura abo bantu bamusunikiraga kubikora cyangwa ngo avuge imyirondoro yabo cyangwa gusobanura icyo bamushakaga. Ibyo rero ngo ntiyashatse kubivuga, ntiyigeze ahatirwa kubivuga kandi ngo abyemererwa n'amategeko yaho muri Uganda. Uregwa nanone ngo yagaragaye, Dr. Nwamanya Emmanuel yavuze ko uregwa ngo yagaragaye avuga asa nk'utuje, asubiza neza ndetse areba mu maso y'umubaza, asobanura ko byashakaga. Icyo gihe Okello aganira na Dr. Nwamanya yamubwiye ko ngo yashakaga kuzatanga amaraso y'abana ngo abone ubukire kubera ko ngo yabyumvaga kera akiri umwana. Mu iperereza kandi ryakozwe ryagaragaje ko hagati y'umwaka wa 2016 na 2017 yigeze kwica abana bari hagati ya 2 na 3 abereye se wabo ndetse mu mwaka wa 2023 yigeze gushaka kwiyahura ariko ntibyamukundira. Yakunze kujya abona ibidahari byose ibyo byo kwica abana ba mukuru we ngo yabikoze ashaka amafaranga. Hari amakuru n'umutangabuhamya wavuze ko ngo yigeze kujya mu bitaro by'abafite uburwayi bwo mu mutwe. Umutangabuhamya umwe mu bo bafite icyo bapfana cya hafi ariko birinze gutangariza imyirondoro ye yavuze ko mu mwaka wa 2020 ngo yigeze kujya mu bitaro. Yavuze ko yamenye ko yagiye mu bitaro, abajije aho ku bitaro bamubwira ko hari impamvu ikomeye yatumye ajyanwa mu bitaro ariko ntiyasobanurirwa iyo ari. Icyo gihe ngo yari yishe murumuna we badahuje se, ariko nyuma ajya mu bitaro nk'umurwayi wo mu mutwe. Bisa nko mu rwego rwo guhunga inkiko, afatwa nk'umurwayi wo mu mutwe. Yabaye muri Amerika igihe kinini, nyuma aza gusubira muri Uganda.
Umucamanza rero avuga ko yari impamvu yumvikana kubera ko niba yarishe murumuna we ntafungwe ahubwo akijyana mu bitaro atari kuza ngo abivuge no mu rukiko. Nyuma uregwa ubwe ngo yaje kujya ku bitaro kwisabira ibipapuro byemeza ko ari muzima. Icyakora mu kuganira n'umuganga ntiyigeze na rimwe amugaragariza ko yigeze kujyanwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Ibyo bipapuro abifite ndetse byemeje ko nta kibazo yari afite yabihawe tariki ya 30 Ukuboza 2025. Nubwo umuvandimwe we yatanze ubuhamya avuga ko ngo baherukanaga mu myaka 5 ishize ndetse ngo nubwo bavukana ntibakunze kuvugana. Mu buhamya bwe ntiyigeze ahamya niba muzi w'uburwayi bwo mu mutwe na bumwe. Umucamanza akavuga ko kuba harabuze ibimenyetso bigaragaza ko yigeze agira uburwayi bwo mu mutwe kandi ko urukiko rwabuze umuntu n'umwe utanga ubuhamya cyangwa ngo avuge ko yigeze kurwara mu mutwe. Umuvandimwe we nawe akavuga ko bahuje ababyeyi bombi kandi ababyeyi bose bari muri Uganda. Hakaba nta numwe wigize ushaka gutanga ubuhamya kajye mu rukiko avuge ko amuziho uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo byose ari ibimenyetso bigaragaza ko nta burwayi bwo mu mutwe yigeze cyangwa n'uyu munsi afite. Urukiko rugasanga ibyo yakoze bidakwiye guhuzwa no kuba yarigeze kujyanwa mu bitaro ibutabika byo mu mutwe. Nyuma y'uko umuvandimwe watanze ubuhamya ko yigeze kugira ikibazo cyo mu mutwe, abunganizi be ngo nibwo bagiye ku ivuriro basaba ibyangombwa bigaragaza ko yaba yarigeze kuhivuriza. Icyakora nta muganga cyangwa undi n'umwe uhakora wigize utanga ibyo byangombwa. Ikindi urukiko rwagarutseho ni uko yavuze ko yahunze kubera abo bantu akisanga ari kuba ku muhanda. Urukiko rukavuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko yaba yarabaye ku muhanda uretse inshuro 2 zonyine. Rimwe ngo yaguriye abana bo ku muhanda ibiryo, iyindi nshuro akabashyira litiro 10 z'amazi. Umucamanza avuga ko haciyemo iminota 14 gusa kuva Okello yishyuye kuri mobile money amafaranga y'ishuri kugeza amaze kwica abana banahamagaye polisi. Muri uwo mwanya rero ngo ntibyari gushoboka ko umuntu waje kwishyura amafaranga ari muzima yabahindutse akarwara mu mutwe. Mu iperereza kandi ryakozwe ngo basanze yari afite konti 3, 2 muri zo zari z'amadolari. Bakavuga kandi ko ngo yabashaga gukora transaction, kuvuga guhererekanya amafaranga agura yishyura ibintu bitandukanye. Mu byo yishyuye kandi ngo harimo umurima yakodesheje ndetse hari n'ubutaka yaraherutse kugura. Urukiko rugasanga nta muntu waba urwaye mu mutwe ngo atekereze no gushora imari. Mu mashini ye kandi basanze yari yarashakishijemo ibintu bitandukanye birimo amashuri yari hafi ye. Amwe mu yashakishije ngo harimo n'urusengero ruri hafi ya Gaba ndetse n'ishuri yakoreyeho icyaha niho riri. Yanashakishije kandi aho bakodesha imodoka, nyuma yaje kuyikodesha ayikoresha mbere y'iryo sanganya. Mu bindi yashakishije kuri interinete harimo ingano ya esanse yakoreshwa ku birometero runaka, sitasiyo za polisi aho ziri, ibikorwa bya Islamic State ICC. Icyakora we agahakana ko kuba yarashakishije ibyo byose kuri Google ngo ntaho bihuriye n'icyaha yakoze. Yakanye kandi ibyo gushakisha ibikorwa bya Islamic State ibyaha ikora, ndetse urukiko rwo rwasanze uburyo yakasemo imitwe abana byari bihuye neza n'uburyo ICC igikoresha rimwe na rimwe mu bikorwa byo kwica abantu mu ruhame cyane mu kubaca imitwe. Kwica abo bana ngo byatwaye iminota iri munsi y'7. Ibyo rero ngo uretse umuntu wabihuguriwe nta wundi wakwica abana 4 mu gihe gito gutyo ngo abashe kubikora. Ibyo rero nibyo urukiko rwabonye. Umucamanza yarebye ibimenyetso byose basanga kuvuga ko atameze neza mu mutwe bifitanye isano no kuba ashaka guhunga icyaha. Yari azi neza ibyo yakoraga byo gutera ibyuma abana 4 kizabivamo. Asanga abashinjacyaha baratanze ibimenyetso byose bigaragaza ko yishe abana ku bushake yabigambiriye. Ibyaha byose biramuhama. Uyu Christopher Okello Onyum yahamwe n'ibyaha byo kwica abana 4 abasanze ku irerero. Ubushinjacyaha bwakunze gusaba ko yahabwa igihano cy'urupfu. Basaba ko mu gihe igihano gisumba ibindi kiramutse gitanzwe nabo bakwishimira ko hatanzwe ubutabera. Ubushinjacyaha mu ijambo bafashe ku gicamunsi cyo kuri wa 4 bavuze ko Imana ibabarira ibyaha byose ariko ngo yanga icyaha igashima kandi guhana wihanukiriye ku bakora ibibi. Bavuze kandi ko uyu Okello ari umukristo nk'uko yabivuze. Ubushinjacyaha bukavuga ko itegeko rya 6 mategeko y'Imana asenga ribuza abantu kwica. Yatanze kandi umurongo uri mu Baromani 6:23 bifashisha n'indi mirongo muri Bibiliya itandukanye. Umushinjacyaha ati ijisho rihorerwa irindi, umuntu utababarira abandi nawe ntakwiye kubabarirwa. Buri wese umena amaraso ugendeye kuri Bibiliya amaraso ye nayo akwiye kumenwa. Yavuze ko kwirerero ahantu nk'ari yahabereye icyaha hagakwiye gufatwa nk'ahantu hatagatifu h'umunezero, ahantu abana bajya bagatekana, ariko ngo siko byagenze.
Umushinjacyaha kandi yibukije umucamanza gutekereza ku bandi bana barokotse babonye bagenzi babo bicwa, abarimu babibonye ndetse n'izina ry'iryo shuri ndetse n'indi sura bishobora gusiga muri rubanda, agaheraho amukatira igihano kinini gisumba ibindi byose. Umucamanza yahaye ijambo Okello kugira ngo agire icyo avuga ko ntacyo afite cyo kubwira urukiko. Umucamanza atese ntabwo wasaba imbabazi Uganda? Ati ntacyo kuvuga mfite nyagasani. Icyakora abanyamategeko be bashimiye imyitwarire y'abaturage ndetse no kwihangana bagategereza ibyavuye mu rubanza. Umwunganizi we ati Imana iravuga ngo mureke abana bato bansange. Akimara kuvuga ibyo humvikanye urusaku rwinshi cyane, abaturage bamwe bashaka kumutera amabuye, bamwe bamubaza batese niba Imana ivuga ngo mureke abana bansange iravuga ngo Okello abica bohereze. Byarakaje benshi, ariko nyuma umwunganizi wa Okello mu mategeko afatwa n'ikiniga ubwo yavugaga, avuga ko Okello nubwo yagize nabi ariko hari akamaro ashobora kugirira igihugu cye na sosiyete muri rusange. Asaba urukiko gushishoza ndetse no kuzamuha igihano gikwiriye. Umucamanza mu gutangaza igihano yavuze ko buri cyaha Okello ashinjwa igihano kinini cyacyo ari urupfu, haba ku cyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ibindi byose uko ari bine. Nyuma y'ibyo byose kandi umucamanza ntiyashidikanyije ku mpamvu yatangajwe na Okello yo gushaka gutanga ibitambo by'amaraso ku bana kugira ngo akunde abone ubutunzi. Avuga ko nta yindi mpamvu abona yatuma umuntu muzima asanga abana ku ishuri akabica. Yemeje kandi ko urubanza nk'urwo ari imboneka rimwe muri nkeya zabayeho mu mateka, kubera ko nta abana bane bishwe mu gihe gito nka kiriya bishwe n'umuntu umwe aho muri Uganda mu buryo nk'ubwo. Ashingiye ku kuba igihano gitangwa gikwiriye kwigisha Okello, abamutumye ndetse n'undi wese wizera ibijyanye no gutanga ibitambo by'amaraso, umucamanza avuga ko nibabikora bazafatwa kandi batazacika ubutabera, bizabagendekera nk'uko Okello bigiye kumugendekera. Yavuze ko atabona impamvu yo kudaha Okello igihano gisumba ibindi byose muri Uganda. Icyo ni igihano cy'urupfu. Yavuze ko akatiwe igihano cy'urupfu kubera icyaha cyo kwica abana basanze ku irerero nk'uko bigenwa n'amategeko. Ibyo byashimishije abaturage bari hafi aho, bamwe bavuza induru abandi barabyina bishimira ko bagiye kubona ubutabera. Icyakora Okello Onyum yemererwa n'amategeko kujuririra ikigihano yahawe cy'urupfu ndetse no kuba yajuririra ibyaha yahamijwe byo kwica abana mu gihe kitarenze iminsi 14 uhereye kuri uyu wa kane, umunsi yahaweho igihano. Abaturage bari hafi abo batangaje ko bishimiye icyemezo cyafashwe ndetse bamwe basabye ko yazicirwa aho mu ruhame n'ubundi aho yakoreye icyaha. Ni byinshi bikomeje kuvugwa muri Uganda bijyanye n'uru rubanza. Bamwe baravuga ko yari akwiye igihano cy'urupfu, ariko abandi bakavuga ko ataragikwiye kuko nubwo ngo yagize nabi nawe atarakwiriye kwicwa. Wowe bivugaho iki? Kanda kuri subscribe niba utarayikora. Kora like, share ndetse utange n'igitekerezo hasi muri comment. Reka nsoreze aha dusubire mu masaha ari imbere.